Tekereza umunsi uzava mu rugo uticaye mu modoka isanzwe, ahubwo witegeye hejuru mu kirere cyangwa ikakujyana mu rugendo nta mushoferi urimo. Abaturage benshi babyumvise bwa mbere baraseka bati ibyo ni inzozi z'abahanga. Ariko noneho inzozi zigeze aho guhinduka ukuri. Iyi si turimo irimo guhinduka ku muvuduko utarigeze ubaho. Imodoka ntizikiri zo ku mihanda gusa, ahubwo zizajya zicengera mu kirere, zinyura mu mazi ndetse zikanakoresha ubwenge bwazo zidakeneye abantu. Ariko se ubwo buryo bushya bwo gutwara buzadufasha ko cyangwa buzatugira abacakara b'ikoranabuhanga? Hari abavuga ko bizazana ibyishimo, abandi bakavuga ko bizazana akaga, amasanganya akomeye atarigeze abaho n'abantu batakimenya aho bagana. Ese ubwo hazabaho umunsi umuntu azajya ku kazi imodoka ikamufata ikamujyanayo itamubwiye, atabasha no guhamagara ubutabazi mu gihe yaba ahuye n'ikibazo? Imodoka zigeze aho zitakiri ibikoresho byo gutwara gusa, ahubwo zisa n'ibitangaza biva mu nzozi. Tekereza imodoka izajya yizimya amatara, ikaguruka mu kirere nk'inyoni, cyangwa ikagendera mu mazi nk'ifi, ikagusiga wibaza niba uri mu isi y'abantu cyangwa muri filime y'amashitani. Abahanga baravuga ko mu minsi mike tuzajya tubona imodoka zivugana n'abazirimo, zikabaha inama, rimwe na rimwe zikabasetsa. Ariko se uzabyihanganira gute mu gihe imodoka yawe ikubwiye ngo erega ndananiwe reka mpagararira? Iyi si irimo guhinduka, kandi ingendo tuzajya dukora mu minsi iri imbere zishobora gutuma duseka, dutangara ndetse rimwe na rimwe tugatinyamo. Niba ari ubwa mbere ugeze gukora subscribe ni umusanzu ukomeye, kandi niba waranayikoze uri umuntu w'agaciro gakomeye cyane. Hano dusangira ibyegeranyo byimbitse kuri politike n'imiyoborere y'isi, siyanse n'ibyemezo bihindura ubuzima, ikoranabuhanga rihindura isi, inkuru zidasanzwe, ibihishwe n'amayobera kuri uyu mubumbe dutuye. Mugira banga tiningi, ikiganiro ni siyanse n'ibyemezo bihindura ubuzima, utibagiwe n'ikoranabuhanga rihindura isi. Mbahaye ikaze. Ejo hazaza h'urugendo harihuta kurusha uko twabitekerezaga. Biragaragara ko ari ibintu biteye ubwoba, ariko binatangaje ku rundi ruhande. Hari imodoka nshya nzi utakwihanganira, iyo bita Aircar Crane Vision, yatekerejweho n'Abanyaslovakia, ikaba ari nk'igihangano kivanze imodoka n'indege. Muri make ni imodoka ariko mu minota 2 gusa iba yahindutse indege isanzwe. Mu buryo bwo kugenda nk'imodoka irihuta cyane, ishobora kuvuduka ku birometero 190 mu isaha, ariko iyo izamutse mu kirere irazamuka ikagera ku butumburuke bwa metero 2500. Noneho dore indi nkuru isa nk'itangaje. Nyuma yuko hemejwe ko izatangira kugurishwa mu mwaka wa 2026 kugira ngo uyitware ugomba kuba ufite perime ebyiri, iyo gutwara imodoka niyo kuguritsa indege. None se nuyigura uzajya uyibikahe? Mu rugo cyangwa ku kibuga cy'indege? Nanjye hanasetse ubwo nateguraga iki cyegeranyo. Ibi biratwereka ko ejo hazaza h'imodoka hagiye kudutera urujijo rwinshi. Tuzajya twicara ku mihanda, abantu bose batinde mu muhanda kubera umubyigano. Wowe uzajya uhita wifatira ikirere, usiga abantu bose hasi nk'umugeni uvuye mu birori. N'uru rugendo turimo tugiye gutangira rwo kumenya imodoka zizahindura isi y'urugendo mu buryo budasanzwe, hagati y'akataraboneka, amatsiko no gutera ubwoba. Duhereye ku mwanya wa 10 hari iyo bita RF Model A yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hano ho ni ibintu bidasanzwe. RF Model A, imodoka iguruka izanya gashya. Uzi kujya kuri parking yawe ukinjiramo, hanyuma ho kugenda uhaguruka wabanje kugenda nk'imodoka yo ku butaka. Iyo izajya igurukira hiri hose, nta kibuga cy'indege ukeneye. Aho waba uri hose, umwanya yabirimo wose nubwo waba ari muto, igomba guhita izamuka ikaguruka. Ishobora kugenda ibirometero 320 nk'imodoka, hanyuma ikaguruka urugendo rw'ibirometero 180 mu kirere. Ubu noneho ushobora kwiyumvisha gusimbuka umubyigano wose wa Kigali ukajya i Nyamata mu minota mike gusa. Ariko noneho ndakubwiye igiciro ni $300 by'amadolari, nasaga $360 mu manyarwanda. Gusa ya hari benshi bayigondera bakayigura. Ni ibintu bitakwigonderwa na buri wese, ahubwo abahirwe nibo bazajya baduca hejuru twese bakaturebera hasi nk'udushishe. Naho ubundi ibintu nk'ibi no guseka no gutinya icyarimwe. Ku mwanya wa 9 turasanga iyo bita eVTOL Aircraft Carrier yo mu Bushinwa. Ubundi se Ubushinwa bwatangwa n'imishinga isa niyo kwemezanya mu ikoranabuhanga. Bamaze kuzuza iyo bita eVTOL Aircraft Carrier, ni igikoko kidasanzwe. Iyo ni imodoka ifite amapine 6, ariko inyuma hakaba hapfukiranye indi ndege nini yabicaye ari 2. Iyo ushaka kuguruka ufungura icyo gice cy'inyuma bigahinduka indege. Byemejwe ko uyu mwaka wa 2025 izabiri ku isoko. Urumva ko ibintu bigezaho kugenda nka filime ya Transformer. Hari ku mwanya wa 8 iyo bita Zinga 21C yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mushobora kuba muzi cyangwa mwumva ibya Zinga 21C. Iyi niyo modoka irenze ubusazi bwose, ikoresha ikoranabuhanga rya 3D printing. Ibyuma byose byayo ntabwo byakozwe n'abantu, ahubwo byanditswe na mudasobwa, hanyuma bitunganywa neza n'ikoranabuhanga rya 3D. Iyi modoka irihuta cyane ku buryo iva kuri 0 ikagera kuri kilometero 100 mu masegonda 2 gusa. Mu gihe irimo uzabuhuhwa nk'umuntu ushyizwe mu muyaga w'imbaraga zidasanzwe. Ariko dore igishobora gutera ubwoba, igiciro cyayo ni $2,000,000 z'amadolari y'Amerika. No kuvuga ngo abaherwe gusa nibo bazajya bakina nayo mu muhanda, twe abandi tuyireba ku mashusho nka filime. Ku mwanya wa 7 hari iyo bita Aptera Solar EV yo muri California.
Hanyuma noneho rero haraza ni ya Aptera Solar EV, igikoko kidasanzwe. Iyi modoka itwarwa n'izuba gusa. Urumva koko aho kujya kuri pompe z'amavuta n'ibitoro, izuba rizajya rikurengera. Ariko nanone ndumva yitwaye mu mvura bishobora kukwereka ko amazi atanga umwijima gusa, ntaho wagera. Iyi ni imodoka y'amapine 3 3-wheeled, ariko ntabwo ari ibintu byo kubeshya. Ni imodoka ikoresha amashanyarazi, ariko ntabwo uzigera uyirega ku muriro cyangwa se ngo uvuge ngo iryo umuriro. Iteguriwe gukoresha imirasire y'izuba gusa. Ku munsi ikaguha urugendo rwa kilometero 64 nta muriro n'umwe ushyizemo. Ngayibaze, nta sitasiyo yo kwishyura umuriro, nta mirongo, nta gucungana n'amavuta. Ikintu gishimishije kurusha ibindi ni uko ishobora kugenda ibirometero 1600 ku muriro washyizemo rimwe gusa. Ibi bivuze ko ushobora kuva ku nkombe imwe ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ujya ku yindi utigeze ushakana rimwe aho ushyira umugozi wo kuyicaginga. Iyi Aptera izatangira gukorwa ku bwinshi mu mwaka wa 2026, kandi ushaka wanavuga ko igiye guhindura imyumvire yose dufite ku modoka. None se ibi ntabwo ari igihamya cy'uko ejo hazaza hashobora kutaba hakiri esanse na mazutu? Birasekeje, binateye ubwoba. Ushobora kuzajya ubona sitasiyo z'amavuta ziri kuba nk'amatongo, hari gushakishwa ibindi bihubakwa. Indi modoka nayo niyo bita Tesla Robo Van, ni imodoka y'ubwikorezi mu mijyi idafite umushoferi. Ese ubwikorezi bwo mu mijyi buzatwarwa na robo? Tesla Robo Van irabivuga neza cyane. Yashyizwe ahagaragara mu mwaka wa 2024. Ni imodoka nini ya van itwarwa n'amashanyarazi gusa, ariko ikaba ari autonomous, nta mushoferi ikeneye, nta pedale, uricara gusa ikagukoresha urugendo. Iyi van ishobora gutwara abantu 20 icyarimwe, kandi Tesla ivuga ko izahindura uburyo bwo gutwara abantu mu mijyi. Wibaze Kigali utagihangayikishijwe n'umubyigano cyangwa parking. Ikintu gisekeje ariko giteye ubwoba nuko nta muntu w'imbere uyitwaye, buri wese aba ari umugenzi muri yo, imodoka ikiyobora. Ese ibyo ntibizatuma abantu bamwe bagira ubwoba bwo kwicara imbere nta muntu ubakurikirana? Hari ubwo uzumva abantu barimo bataka ngo yewe yanyuze kuri rompuwe ntavuze ngo ndavamo. Tesla yo ivuga ko iyi Robo Van izaba ari intangiriro gusa, ahubwo haje ibirenzeho ibyo tuzabona ejo hazaza. Ese mu myaka mike tuzaba tugenda twicaye mu ntebe z'indege zitagira abapilote? Reka turi imodoka ku mwanya wa 6 niyo bita BMW Vision Nene Class. Aho imodoka iba nk'inzu y'igitangaza. Ubu rero BMW nayo ntiyasigaye muri iyi kursi, aho nabo biteguye guhangana n'ibigo bikomeye nka Tesla n'ibindi bitandukanye. Yashyizeho igishushanyo cy'imodoka yitwa Vision New Class, iteganyijwe gusohoka mu mwaka wa 2026 cyangwa se 2027, bitewe nuko ubwubatsi bwayo buzaba buri kugenda. Iyi si imodoka isanzwe, ifite imbere horoshye cyane, nta bintu byinshi ifite, byose bikozwe mu buryo buciye bugufi ariko by'igitangaza. Wicaramo kumva umeze nk'uri mu nzu y'abahanga, aho buri kantu kose kashyizwe mu mwanya wako neza kandi mu buryo butangaje. Ikindi gitangaje ni head up display, aho amakuru yose wakenera agaragara imbere mu maso yawe, ku buryo utajya kureba hasi cyangwa ku ruhande. Ni nk'aho imodoka iguhamiriza mu maso iti ndakurinda, komeza utuze. Ariko ibi ntibizatuma abantu benshi barushaho kuba banebwe, akantu kose kagaragara imbere yabo nk'ahari filime. BMW Vision New Class, umuhanda uhinduka ikoranabuhanga kuri yo. BMW iri kugenda nkibwira abandi ngo nimwiruhukire, twe turi imbere. Uko bigaragara ejo hazaza gutwara bizaba birambye, bisukuye, kandi byose bihuza hagati yabyo. None se hagati aho ni iki kizakurikira? Ibyo nawe ushobora kubyisubiza. Ahubwo reka turi ku mwanya wa 5, hariyo bita Cadillac Celestiq, imodoka cyangwa inzu y'igitangaza. Izi modoka zo mu bwoko bwa Cadillac harimo niyo umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Perezida Paul Kagame agendamo. Cadillac nayo yabaye nkivuze ngo nimureke tugaragaze ko imodoka ishobora kuba umutungo w'akataraboneka. Yashyizeho Cadillac Celestiq, imodoka y'amashanyarazi. Igiciro cyayo gituma benshi bahita bacika intege. Ni ibihumbi 360 by'amadolari y'Amerika, ni ukuvuga miliyoni zirenga 450 uyashyize mu mafaranga y'u Rwanda. Iyi si imodoka gusa, ahubwo ni uburambe. Urumva imbere ifite ekara nini ya inch 55. Dashboard yaho isa nkaho winjiye muri sinema. Hagati aho igisenge cyayo cyose ni ikirahure kigezweho, ushobora kwigirira uko ushaka ku buryo bwo kwinjizamo urumuri. Ni wowe uhitamo niba ushaka zuba kenshi cyangwa gacucu gato. Iyi modoka kandi ishobora kugenda ibirometero 480 ku cyuzuzo kimwe, bigatuma uryoherwa n'ubuzima bw'ikoranabuhanga nta guhora uhangayikishijwe no kongeramo umuriro. Ariko dore ikiniga, buri mwaka bazajya bakora imodoka 400 gusa. Urumva ko izagurwa n'abantu batoranyijwe cyane. Abaherwe bazajya bagenda tubareba nk'aho ari abamarayika baguye mu muhanda. Ese Cadillac Celestiq ni izaba ejo hazaza h'ubuzima, cyangwa ni ibintu bizahoraho gusa ku bantu bake bo hejuru? Twe abandi twabirebera ku mafoto n'amafilime. Ibyo reka tuzabihanga amaso mu myaka igiye kuzira imbere. Reka twikomereze ku mwanya wa 4 turasanga ikindi gisamagwe, Mercedes-Benz EQS, imodoka itagira umugozi hagati ya feri n'amapine. Ibi byo bisa nk'ibiteye ubwoba. Mercedes-Benz rero irashaka kudutira ubwoba bujyanye n'ubutunzi. Igiye gushyira ku isoko iyo bita EQS nshya. Izaba ifite ikintu gishya.
yoke steering, umutambiko cyangwa se vola yo kuyobora imodoka igaragara nk'indege. Ikindi kintu gikomeye izaba ifite icyo bita steer by wire, bivuze ko nta connection isanzwe ihuza umutambiko n'amapine, byose ni ikoranabuhanga rikoresha amashanyarazi. Ibivuze ko kuyobora bizaba byoroshye cyane, umutekano nawo wiyongere, ariko nanone bikagutira ubwoba. Ese iyo systeme iramutse igize akabazo gato cyangwa se kabura nk'umuriro, icyo cyuma gihuzwa ku mapine ariko gikoresheje amashanyarazi kigasa nk'igihagazeho gato mu gihe imodoka yari iri kugenda ku muvuduko udasanzwe. Ibyo nanjye ntumbaze byakurikiraho. Ariko ntabwo bihereraho gusa. EKS izaba ifite level 3 autonomous, bivuze ko ishobora kwitwara mu bihe bimwe na bimwe nta muntu uyigenzura. Wowe uzajya ucungira hanze wicaye nk'umuntu uri mu modoka ya taxi, ariko mu by'ukuri nta mushoferi uri imbere. Ese ibi ntabwo ari ukutwereka ko gutwara imodoka bishobora kuzaba amateka, natwe tukazaba turi abagenzi b'imodoka zacu bwite. Twikomereza ku mwanya wa gatatu, hari bita Tesla Cybercab. Reba uko bimeze. Tesla, uruganda rukomeye rwo muri Amerika ruzwiho gutunganya imodoka z'amashanyarazi, ruri mu nzira yo gushyira mu bikorwa igitekerezo cy'imodoka itagira umushoferi binyuze muri Tesla Cybertruck. Muri gahunda nini y'ahazaza haje no kwiyongeraho Tesla Cybercab, igice cy'ingenzi mu ntego ya Tesla yo gushyiraho urubuga rw'imodoka zitwara abagenzi zikoresha ku murongo w'ikoranabuhanga zidakeneye umushoferi cyangwa se ride hailing network. Iyi modoka yatekerejweho mu buryo bwo gukora byikora nibura 100%, nta mushoferi uhari, ni wowe gusa aho ugiye n'urugendo rushingiye ku ikoranabuhanga rihanitse. Nubwo ibisobanuro byose bitarashyirwa ahagaragara, Cybercab izagira uruhare rukomeye mu mpinduka Tesla ishaka kuzana mu buryo bwo gutwara abantu, cyane cyane mu mijyi aho imodoka zizakoresha ubwenge bwo gukorana, autonomous vehicles zishobora kuzaba ibisanzwe. Tesla kandi yahinduye byinshi mu nganda z'imodoka z'amashanyarazi binyuze muri Model S, Model 3 n'izindi nyinshi zitandukanye. Ubu noneho irimo gutangira inzira nshya yo gutwara abagenzi, aho imodoka yawe izikoresha ubwayo kandi ikazaba igize urusobe rwa Tesla rw'imodoka zitwara abagenzi zidafite abashoferi. Ese bishobora kuba intangiriro y'iherezo ry'amatagisi ya kera? Mu rwego rwo kureba kure kwa Tesla, Cybercab igaragara nk'ivugurura rikomeye cyane. Ku mwanya wa kabiri turasanga iyo bita Hyundai Elevate, ni umufasha mu bikorwa by'ubutabazi n'ubushakashatsi. Hyundai Elevate, uruganda rwo muri Korea y'Epfo, narwo rufite icyerekezo cyagutse ku bijyanye n'imodoka zitandukanye n'izisanzwe binyuze mu gitekerezo cy'imodoka yitwa Hyundai Elevate. Iyi modoka irihariye cyane, ni imodoka y'amashanyarazi ifite amaguru ya robo, ishobora kugenda ku butaka bugoye, kurira ingazi no kwambuka ahantu imodoka zisanzwe zidashobora kugera. Tekereza imodoka ishobora kunyura mu mihanda yuzuyemo ibisigazwa by'ibiza cyangwa kugera ahantu hatagerwa n'izindi modoka mu gihe cy'ibiza cyangwa ubutabazi. Ibyo nibyo Hyundai yifuza kugeraho binyuze muri Elevate. Igenewe ibikorwa by'ubutabazi, gutanga ubufasha mu bihe by'ibiza ndetse no mu bushakashatsi ahantu hadashobora kugera abandi. Elevate ishobora guhindura uburyo ubutabazi bukorwa, kuko ubushobozi bwawo bwo kugenda nk'inyamaswa ituma ishobora kugera ahantu hadashoboka, bigatuma haboneka ubufasha vuba mu bihe byihutirwa. Sintinda kandi ku mwanya wa mbere hariyo bita GAC-AONV, ni imodoka yo kwizera mu isoko mpuzamahanga. Uruganda rukomeye rwo mu Bushinwa GAC cyangwa se GAC ruri kugerageza kuzana impinduka zikomeye ku isoko mpuzamahanga binyuze muri GAC-AONV, imodoka y'amashanyarazi yo mu bwoko bwa crossover izatangira kugurishwa mu Bwongereza. Iyi modoka itanga ikoranabuhanga rihanitse, harimo uburyo bwo gufasha umushoferi mu rugendo, ndetse n'imbere ifite ibyiza n'ibyifuzo byose by'abakunda imodoka zigezweho. Ariko ikintu kiranga cyane n'ubushobozi bwo guhuza ibidukikije n'imikorere myiza y'imodoka. Waba utwaye mu mujyi cyangwa uri mu rugendo rurerure, AONV yakozwe ku buryo igufasha gukora urugendo rushimishije kandi rufite ikoranabuhanga rigezweho. GAC-AONV iri kwagura ibikorwa byayo hanze y'Ubushinwa, kandi AONV ni intambwe ya mbere y'iyo ntego. Irateganya guhangana n'izindi modoka z'amashanyarazi mu isoko ry'i Burayi. GAC irimo kwinjira mu gihe gishya aho izahangana n'amasosiyete akomeye ku isoko mpuzamahanga, cyangwa n'ibya bindi by'Abashinwa. Murakoze kudukurikira. Niba mwishimiye iyi video, mwibuke gukanda like, gutanga igitekerezo no kwiyandikisha cyangwa se gukora subscribe kuri uru rubuga kugira ngo utazacikanwa n'ibindi byegeranyo bishya. Twifuza kumva ibitekerezo byanyu kandi n'ibyo twazababwiraho ubutaha. Ngende mugira Ibanga nk'ibisanzwe, ndabashimiye, mugire ibihe byiza aho muri hose mu bice bitandukanye by'isi.